Biriwe Jean Claude muri ndahabi na Emmanuel Dukuzemungu wambajije ibibazo bibiri byerekeranye n'iti ya gatanu z'ukwa gatandatu itariki ngarukamwaka twibukaho inzirakarengane z'Igakurazo. Washatse rero kumbaza ibibazo bibiri, ndabona kimwe ari iki ngo iyi tariki ngarukamwaka ya gatanu z'ukwa gatandatu kuri wowe ikwibutsa iki uhereye ku byabereye Gakurazo muri 1994? Ikibazo cya kabiri uragira uti wararokotse, ni ubuhe butumwa wumva yakunyuzaho ukabuha abanyarwanda muri make? Nsa n'uwasubiza ibibazo, yenda mpere ku cya mbere nibutsa aho ugira uti iyi tariki kwibutsa iki. Mbanze nibutse nyine mbere na mbere cyabaye. Murebuka ko kuri iriya tariki, kuri uriya mugoroba wo ku itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu 1994 aribwo inzirakarengane 15 twari kumwe zatikiriye Gakurazo zishwe zizizwa ibintu bitumvikana bitazigira na rimwe bibasha gusobanurwa. Ababikoze sinzi bazigira na rimwe babonera ibisubizo. Icyo nibuka nuko abo bantu abenshi muri bo baba bari abasenyeri n'abapadiri, abahayimana bose muri rusange, bishwe ari abantu bakoze ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze urukundo, bagaragaze icyiza abanyarwanda bose batavanguye. Baritanze, bakijije impunzi, bafashije impunzi zari Kabgayi kugeza ku munota wa nyuma. Nibutse kandi ko abo bantu, abo bihayimana n'abandi bari bafite ubushobozi bwo kuba bahunga nk'uko abandi bahungaga, ariko bo ntibabikoze. Bemeye kugumana n'abo bari bashinzwe kugeza ku munota wa nyuma. Nge nkabita nkabashyira muri rwa rwego rwabo bita abamaritiya, bemeye kuba abamaritiya. Ngibyo rero icyo ibyo bihe binyibutsa njyewe warokotse ayo mahano. Nabivuga mu bintu bibiri, ibintu bibiri, kimwe cyerekeranye na muntu, ikindi cyerekeranye n'Imana. Ariya matariki, iriya tariki ndayibuka koko, ndayibuka ikanyibutsa muntu nabonye icyo gihe, muntu mu bwenge buhanitse wacuze umugambi wo kwivugana abantu b'inzirakarengane, ndetse abigeraho koko mu bwenge buhanitse, mu bucakura bukomeye, abigeraho arabicashirwa, arangiza koko abishe, agamije, niko mbyumva, yari agamije gusiba ibihe, gusiba amateka y'icyiza, amateka y'abeza. Ashaka gusiba ibyo byose, yumvaga kuri we azakora ku buryo ibyabereye Kabgayi byose n'ibyo ubwe yakoraga bitazigera bigeraho byandikwa, bitazigera bigeraho bivugwa. Yibwiye ko ashobora kuyobora amateka. Nyamara nge ndibuka, iki ni icya kabiri, ndibuka igikorwa cy'Imana. Imana ihora ikora buri gihe, irasakuje, ikora bucece, yerekana ko ariyo mugenga w'ibihe. Yanze ko abeza bahera, yanze ko ibyiza byabo bihera, yanze ko amateka yabo azimira. Irokora umwe muri bo wagombaga kuba nabyita umuhamya
icyo bita mu kinyarwanda umugabo w'ibyabaye, umuhamya w'ibyabaye. Aha ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu 1994 umuntu mu bugiranabi bwe yibwiye ko ashobora gutsinda, nyamara oya. Imana mugenga w'ibihe yerekanye ko icyo we, ndavuga Imana, iyo Imana ishatse cyose kibaho igihe ishakiye, uko ishatse, n'abo ishatse gukorana nayo. Ngicyo icyo navuga nasubiza ku kibazo wambajije. Ku kibazo cya kabiri uragira uti wararokotse, ni ubuhe butumwa wumva watanga ubuha abanyarwanda muri iki gihe? Ubutumwa natanga ni bukubiye mu ijambo rimwe gusa: u Rwanda ntirugomba kwiheba. Nibyo koko abanyarwanda barababajwe, baracyabazwa, barakandamijwe, baracyakandamizwa. Ikibi cyabibwe ku bushake mu Rwanda, cyabibwe n'abafite icyo bagamije. Mbona ko kitarimo urukundo, kitarimo kubaha u Rwanda, kitarimo kubaha abanyarwanda, kitarimo no kubaha Imana rwose. Kibi cyarabibwe mu mitima ya benshi, kiricisha, kikora ibyo nyine kibi koko kizi mu bwenge. Ngasanga abanyarwanda muri iki gihe dukwiye guhumuka, tukabona ko nta na rimwe, tukibuka, turebe mu mateka yose, tukibuka ko nta na rimwe ikibi kigeze gitsinda icyiza. Nk'uko nabivuze, umugenga w'ibihe ushakira icyiza u Rwanda akorera igihe ishakiye, agakorana n'abo ashatse, agakora uko abishatse. Icyakora nkaba nemeza ko uwo mugenga w'ibihe akeneye ko abanyarwanda bamwemera, bamumenya, bakemera akabakoresha. Nibemere ari benshi abakoreshe, ubundi we ubwe yiyoborere amateka y'u Rwanda. Abanyarwanda bose nta n'umwe usigaye inyuma, nibahumura amaso, duhumura amaso y'imitima, duhitemo gukorana n'umugenga w'ibihe ushakira u Rwanda icyiza, cyangwa duhitemo gukorera ikindi nita ikibi. Ariko bamenye ko nta na rimwe ikibi gikiza, ikibi kiraroha. Nibahitemo rero. Urakoze Jean Claude. Turagushimiye nawe Emmanuel Dukuzemungu, kandi tukwifurije ibihe byiza. Mme Espérance Mukashema, na mbere y'uko buriya bwicanyi buba, utubwire uko ibihe byari bimeze hariya, kuko nawe uri mu bari bahahungiye. Ndagushimiye cyane Jean Claude Murindahabi. Nibyo koko njyewe navuye imuhira mpungiri Gakurazo, nari kumwe n'abana, ariko impunzi nyinshi zari Kabgayi. Bari abasenyeri rero babaga i Kabgayi hamwe n'izindi mpunzi nyinshi, kuko iyo bashaka kugira ngo batizo mpunzi ntabwo bari babuze ububasha, ntibari babuze ibyangombwa, bashoboraga no kwigira i Burayi bakikomereza, ariko koko bagumanye n'impunzi. Kuko ntabwo njye nabaye i Kabgayi, ayo n'amakuru nabonye, kuko nanyuze i Kabgayi n'umuryango wanjye bwa mbere. Twari tuvuye mu rugo aho twari dutuye Gitarama, twari tukiri famiye yose, n'umutware wanjye twari kumwe. Noneho ubwo turagenda tugeze i Kabgayi, ariko ubwo hari umuntu wari uje mu rugo aratubwira ati noneho ibintu birakomeye, hari amanama akomeye. Ati ubushize bafungaga ibyitso, ariko ubu ntabwo ari ugufunga ibyitso.
ati abatutsi babatanze, nuko nguko yatubwiye ati mushobora gupfa. Noneho yari rwose yari umuhutu, noneho twebwe dushaka nko kurijinganya tutise ubu ngubu turajya hehe. Aratubwira ati nimusohoke, mbese ni nk'aho yadusohoye mu nzu ku ngufu, ariko yari umuntu w'inshuti. Noneho aratujyana, noneho ubwo ngubwo ariko mbere yo kugenda gatoya wenda asubira inyuma, hari umugabo waje avuye i Kigali yari ahunze afite umwana batemye. Uwo mugabo ndumva yaranapfuye, yitwaga Gido, iwabo hari hariya Igitarama muri komine Ntambra. Noneho umugabo ajya kwa prefe Uwizeye, niwe ari prefe, n'umwana batemye, ariko kwinjirayo uwo mwana ndumva n'akana k'agakobwa, ngo umugore wa prefe yari yaramubyaye muri batisimu. Noneho yinjiye azi ko bari bumufashe bamuha ubuhunzi kwa prefe, ntibamwakira. Noneho nawe azi iwacu byari nko guhungira ubwayi mu Kigunda. Imagine mfite nuko umwana papa we yari yamuhaye amabombo gusa, ubona umwana inyota yamwishe, afite n'urwo ruguma, amabombo yamwumuye ku munwa. Noneho umwana gerageza kumuha icyayi, ubwo twari tukiri mu rugo. Noneho uwo mugabo aratubwira Gido ati tugende, ati ibintu byakomeye. Akibitubwira nibwo uwo muturanyi nawe yazaga atubwira ati ibintu birakomeye, abatutsi babatanze. Noneho icyo gihe nibwo twavuye mu rugo turagenda tujya Kabgayi. Uwo mugabo yari afite n'imodoka ya Suzuki, we yakomeje ajya mu giturage iwabo, ariko nyuma namenye ko uwo mugabo yapfuye, ariko ako kana k'agakobwa ngo kararokotse. Ubwo rero nibwo tugeze Kabgayi, Frere Fideli aratubwira ati hano hari impunzi nyinshi cyane, ati ntabwo hano nta buzima buhari. Noneho aduha umufurere wari uhari wabaga ku Gisenyi witwa Fredi, aramubwira ati bajyane Gakurazo, ati abariho ubabwire babakire. Noneho batujyana Gakurazo, ni urebye ni nk'iminota nka 15-20, ntabwo ari kure. Noneho ubwo tuhasanga umurundi wategekaga novisiya, tuhasanga n'undi mu frere witwaga Martini, yari yarigeze kuba vikeri generali, yari yarigeze kuba, ntabwo ari vikeri generali, ni yarigeze kuba, yarigeze gutegeka novisiya, ubwo nari mbyitiranyije. Noneho baratwakira baduha shambure nimero 4. Noneho tuguma aho ngaho, ariko nta muntu wundi wari uzi ko turi Gakurazo usibye uwo ngo wari watujyanye n'uwo hatwohereje. Ubwo rero twarahagumye. Noneho umugabo aza kuvuga ati reka nsubire mu biro, ati njye kuzana pasiporo, ati nzareba ukunde wenda turebe ukuntu twazagenda. Ariko icyo gihe nta bantu bicaga rwose, nta bantu bicaga. Ariko mbere, kuko imbere yuko tunava mu rugo, iriya guverinoma y'abatabazi yari yahungiye Igitarama, yo narayibonye, yinjiye kwa prefe nyireba. Harimo ba Nyiramasubuko, harimo ba Kambanda, harimo na nuriya sindikubwa, bose nababonye binjira kwa prefe. Nabariya ba Mugenzi, biriya Mugenzi Justine uyu nguyu wafunguwe. Nuko noneho ubwo umugabo agaruka kuri prefecture, afata pasiporo ye. Urugo rwacu hari abakozi gusa. Agaruka Gakurazo. Noneho agarutse Gakurazo, ubwo aravuga ati noneho ati reka ngende njye kureba amayira, noneho wenda tuzashobore guhunga tujye i Burundi. Noneho icyo kwa namuherekeje mugeza ahantu ku Mayaga, hari famiye inshuti zacu yari yagiye iwabo mu giturage. Noneho turagira tuhagerana, ariko abwo abana bari basigaye Gakurazo. Noneho
arambwira ati tereka umperekeze ngende ndebe ugaruke ureke ipera abana tuzakomeze tugende. Ngo turagenda tugeze ahantu ku Gasoro tuhahurira n'abantu b'abanyarwanda tuzi bajyaga i Burundi bavuye i Kigali, bamwe baratubwira ati abantu bashize nuko. Ariko Igitarama rwose icyo gihe na za Butare nahe twarahitaga rwose nta kibazo cyari gihari. Umugejeje ku Mayaga muri iyo famiye baramubwira bati ahantu hano hari umutekano, abantu bagerageje kwirwanaho, noneho we arahaguma. Twumvikana ko matariki Espera ugereranyije ni muri ni nko hari mbega hari hashize nk'iminsi nk'ine indege ihanuwe. Initani indege ihanuwe. Noneho ubwo ntabwo matariki nayibuka. Noneho ubwo nsubira inyuma ngiye kugira ngo nzane abana mbazane ku Mayaga tuzakomeze twambuke tugende tujye i Burundi. Noneho ndaza ngera Gakurazo, hari impunzi nyinshi ariko zavuye i Kigali nazo zari zatangiye kuza aho mu kigo cy'abahayimana. Noneho ubwo abafureri bamutuntu baramfunyikira mbabwira ko mu gitondo ejo nzagenda. Noneho ubwo umunsi rero wakurikiyeho nibwo imihanda bayifunze, ibintu birakomera, baratubwira bati hari ibitero by'interahamwe zatangiye gutera. Noneho abantu batangira kwihisha. Ubwo Frere Martin nibwo yagiye Kabgayi, niwe yahungiye Kabgayi, abandi basigara aho ngaho. Ariko ikigo nabagamo ubwo harimo Abahutu n'Abatutsi. Ariko ubwo mu minsi ya mbere ubwo muri iyo minsi bashatse ko impunzi zose ziva aho ngaho ngo zikajya Kabgayi. Noneho uriya Frere Nsinga nawe ndumva wari superieur general wa Frere Josephite. Frere Nsinga rero twari tuziranye, yari yarabaye mu Rugunga azi n'iwacu. Ubwo rero bavuze ngo impunzi zose zihave, Nsinga yaraje intervena aravuga ati uyu mudamu ntagomba kuva. Ariko icyo gihe Nsinga azavuga ngo singomba kuva, umugabo wanjye bari bamaze kumwica ariko njye ntabizi. Ariko abafureri bo bari babizi, no mu kigo babizi, ariko bose bavugana ko nta kintu ngomba kumenya. Barabimpishe pe. Noneho kuko ibyo byose nabimenye mu kwa gatandatu. Inkotanyi zirimo zihafata nibwo babimbwiye. Nari nzi ko yanahunze, ntabwo nari nzi ko yaguye muri ibyo bice. Noneho ubwo umufurere Nsinga ati naguma ahangaha, nagwa n'ahangaha azahagwe, ariko we kujya kwirukanka n'abana. Noneho nguma muri icyo kigo cy'impunzi njyenyine. Izindi mpunzi zari zaravuye za Kigali babajyanye Kabgayi, abandi hari n'abagengo za Kibuye, usibye ko ntabwo bari benshi cyane. Ku buryo rero Gakurazo nasigayemo ndi impunzi imwe n'abana banjye n'abafurere. Hari abafurere b'Abahutu, hari abafurere b'Abatutsi. Uwategekaga novisi icyo gihe yari umuhutu w'umurundi witwaga Baritazari. Ubwo nguma aho ngaho. Ariko icyo nababwira abazumva radiyo Urumuri nuko abantu bari muri icyo kigo, Abahutu rwose baturindiye umutekano. Byari ibintu bikomeye kuko hari igihe interahamwe zigeze kuza kuba izarahateye, ariko bo barasohokaga bakajya hanze bakajya mu manama. Ariko amanama bajyagamo ntabwo yabaga ari amanama yo kugira ngo batwice. Baragendaga bakaza bakatubwira bati ibintu bimeze gutya, umwuka umeze gutya, bakaza bakadukoresha akanama gatoya. Noneho baza kutubwira, ndibuka rimwe ko batubwiye bati inama yabaye, bavuze ko baza gusaka muri iki kigo ko bakeka ko harimo impunzi. Noneho wa Murundi yaramfasha ajya kumpisha mu isakristiya. Ndibuka ko nahagaze hagati ahantu hari amakarito n'akabati. Abana bari muri refectoire. Ariko igihe cyose nahamaze
muri ayo marorerwa umurundi yarambwiye ati nta muntu wishanya n'abana, abana baravuga, abana bashobora gusakuza, ati abana ntabwo ibintu by'intambara babizi. Abana barabanyambuye babaha umufurere umwe niwe wabareraga. Ndakubwira ko Jean Claude abana naboneraga mu idirishya, nafunguraga rido nkabona bakina, nkabona bahita, ku buryo abana bari barababwiye ngo bajye bavuga ko ngo ari abana ko batoraguwe. Abana nabo bari n'abatoya babifata mu mutwe rwose nk'ivanjiri. Twibuka abo twabuze, inshuti n'abavandimwe, twibuka abo twuzuye. Jean Claude ibyo nkubwira nibyo ariko byagenze, baturindiye umutekano. Hari bamwe babaga muri za parafo byari bizwi, bakagira n'ababagemurira. Nk'ubwo muri icyo gihe sinigeze njya muri refectoire, nari mfite abantu banzanira icyayi mu gitondo, banzanira ibiryo saa sita na nimugoroba, bakaza no gutwara ayo masahani. None n'abagaburira abana baranabuhagiraga rwose. Nakubwira ko wabonaga ko byari nko muri famiye rwose. Ni abantu twabanye neza, ntabwo nagira ngo mbahimbire. Nta misa zabaga, buri muntu yasengeraga aho ari, nta misa zabaga. Ariko ndibuka ko ngewe nihishe nk'inshuro ebyiri gusa. Noneho ikintu cyadukijije n'izo nterahamwe, ubwo ziza icyo gihe nsubira inyuma, igihe nari muri musakristiya, abana bari muri refectoire bari kumwe nabo n'uwo mufureri w'umurundi n'abahutu abo ngabo baturindiraga umutekano. Bagiye kubona abona interahamwe zibagezeho. Noneho zibagezeho barabwiye ngo aba bana n'abatutsi. Umwana wanjye yarabwiye ati ntabwo turi abatutsi, twe turi abana. Ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Noneho interahamwe imwe, aho nari ndi nanabyumvaga ko refectoire naho nari nije ntabwo hari kure, interahamwe imwe iravuga iti ni ukubatera grenade. Noneho ivuze ngo ni ukubatera grenade, ubwo wa murundi ngo azamura ishapuri, arababwira ati aho kugira ngo mwice bano bana, ngewe ni munyice, ariko ndemera gupfa mu cyimbo cy'aba bana. Ati abana ni inzirakarengane. Noneho baza no kunegosiya amafaranga agomba kubaha. Noneho ubwo umufurere umwe w'umunyacyangugu witwaga Bimenye Imana, indi sindyibuka, yaraseseye arazaza aho ndi bucece, arambwira ati uramenye uhumure, ntabwo bari bubice, utaza gusohoka wenda wikanze uvuga ngo bana banjye barabishe cyangwa uvuze induru. Ati turakora ibishoboka ariko guma aho ngaho uceceke. Urumva ko nabyo ari ubutwari kandi ari umuntu. Yitwaga Bimenye Imana Daniel. Noneho ubwo nguma aho ngaho, umurundi yabazanye mu isakristiya, barambwira ngo genda utwereke. Yaraje ahagarara hagati kuko araza ahantu narindi, ababwira ati rwose ahantu nta kintu gihari n'iki, barafite ibintu by'imihoro n'iki. Barangije barasohoka, baragenda bajya mu cyumba cy'umuntu wajeraga, wari jera witwaga Feridina, yari yagiremera icyo gihe. Basangamo amayoga, batangira kunywa ya mayoga. Noneho n'amafaranga babahaye n'ibyo basahuye, barangije baragenda. Ubwo hari mu gitondo, noneho baragenda, bageze mu nzira, bagiye bafashe umukobwa ku ngufu, ariko umukobwa yari umuhutukazi. Noneho wa murundi aza kujya mu gitondo kuri komine, agenda agiye kuzana imodoka ye kuko byari byamurenze, kuko yasanze aho ndi, arambwira ati mfite ubwoba ko bazageraho noneho bakakunyicira mu maso. Ati ibintu ndabikoraho iki? Ati ngiye kuzana imodoka, ati nkujyane i Kabgayi, ati byandenze. Noneho aragenda, agiye kuri komine ahura n'umukuru w'interahamwe. Noneho ziramubwira ati se frere kuzindutse ugiye hehe? Ati naraye ntewe, ati bavuga ngo
baje gushaka impunzi wanjye bansahuye. Noneho akibivuga umukecuru nawe aza kuvuga ko bamufatiye umukobwa ku ngufu. Umukuru w'interahamwe arababwira ati nibwo yababwiraga ati dufite amategeko atugenga, twavuze ko bica aba batutsi bize ariko ntabwo ari igihe cyo kujya kwica abagore. Noneho nibwo yavugaga ngo interahamwe zose zateye mu kigo cy'abafureri ngo nibabice. Uwo munsi ngo babicishije amafuni, babishe umunsi bakarinda viateri bapfiriyeho n'umubikira twaga Beni yabaga i Kabgayi i Bukomero. Noneho n'ibintu bari bibye n'inka bari batwaye n'iki barabigarura. Noneho iza nterahamwe zitangira kuvuga ngo kiriya kigo cy'abihayimana ngo kugitera ngo ni umwaka ukomeye. Kuva ubwo nta muntu bwongeye kugaruka mu kigo, ariko nabwo byaterwaga n'uko baturindira umutekano. Ikindi nanone nakwibutsa bumva radiyo Urumuri ni uko uriya Musenyeri Nsengiyumva yaje gusura ikigo cyacu, aza gusura i Gakurazo. Noneho araza abaza umurundi, barahagaze mu kibuga, namuboneye mu idirishya no nkuya akarido gatoya. Noneho aramubaza ati mwifashe mute? Umurundi aramubwira ati hano nta kibazo, twagerageje gucunga umutekano, nta n'ikirahuri cyari kimenetse, nta n'iki. Noneho Nsengiyumva aramubwira ati mukomereze aho, ati mwakoze ibintu by'ingirakamaro. Nsengiyumva arongera n'abari bamuherekeje yisubira i Kabgayi. Ibyo ni ibintu hagazeho nabibonye. Nubwo tuguma aho ngaho ubwo kuko izo nterahamwe amaze kuzica nta zindi zongeye kugarukaho. Byagezeho noneho twibagirwa nuko ari mu ntambara, tukicara hanze tukaganira, tukota akazuba, tukumva radiyo mu kigo. Nta wongeye kuhagaruka rwose kugeza inkotanyi zihafashe. Kabgayi yafashwe ku itariki 2 z'ukwa gatandatu 1994. Noneho bamaze gufata Kabgayi, bari abasenyeri n'abafureri bamwe n'abapadiri babo babajyanye mu Ruhango. Noneho hari izindi mpunzi bazanye i Gakurazo, navuga nk'abakobwa babanaga nabo basenyeri nabo bihayimana bo hejuru batekera, nabo baje i Gakurazo. Ngira ngo n'ubu ngubu baracyari mu Rwanda. Noneho ubwo tuguma aho ngaho, ndibuka ko bahafashe bageze inkotanyi zafashe Gakurazo, ndumva ari ku itariki 2 nibwo zageze Gakurazo bavuye Kabgayi nimugoroba. Ubwo twari mu byumba, ariko kubera ko nari mfite radiyo, Frere Fideli Martin yari yaransigiye, bose bari baje kumva RFI. Noneho bari mu cyumba cyanjye bumva RFI ndi n'abana. Noneho bumva imirindi y'abantu, noneho barebera mu idirishya babona n'abasirikare. Noneho bamwe batangira kurira parafo. Ugiye buriraga parafo, none wa murundi na murumuna wa Karibushi, Musenyeri Karibushi, baraje bakomanga ku idirishya ryanjye ko bari bazi ko harimo abantu baje kumva radiyo. Baratubwira ngo nidukingure. Noneho babafureri baza kumvaga radiyo barambwira bati uramenye, bati baje kutwica. Ariko kubera ko twajyaga tureba amatemantuza amafilime y'inkotanyi, hari za uniforme zabo bambaraga zirimo uturongo tumanutse, sinzi n'ubuzibuka. Ndazibona. Naromaritse iyo uniforme, bari bafite n'udutenge mu ijosi. Ndabwira ariko nta bantu ntabwo ari inkotanyi, kuko muri make ntabwo nari mu bantu bangaga inkotanyi rwose. Twebwe inkotanyi abantu bajye bavugisha ukuri, twarazikundaga, twumvaga bafite politike nziza, twumvaga bafite inyigisho nziza, tuzi ko ari abantu koko baje babazanye demokarasi nk'uko bayiririmbaga, baje kuzana impinduka mu gihugu.
none ndabwira nti aba bantu ni inkotanyi. Narwanye gufungura urugi abandi bankurura, ariko urugi ndarufungura, barinjira, noneho baratubwira bati twebwe rero turi inkotanyi, bati ntacyo mukibaye. Rwose twarishimye cyane, baterura abana, ubona ko yari na gurupe y'abantu ubona ko bato cyane rwose binjiye mu kigo icyo gihe. Ubu noneho ndibuka ko banavuze ubwo bari bavuye kuri komine Mukingi, ubona babona za mpunzi zimeze nabi pe. Noneho baratubwira bati twabera aho twanyuze hose tubonye abantu bazima, kuko twebwe twari impunzi ariko twari dufite ibikoresho byose, twabonaga amazi, twabufite umuriro, twari dufite n'abakozi. Ntabwo usibye ubuzima bw'agahinda ko byari mu ntambara n'iki, ariko ntabwo twasaga na za mpunzi zindi. Warakarabaga, banywaga amata, mukarya umukati, nta kintu twari tubaye. Noneho ubwo nibwo batubwira ati musohoke mujye hanze, baratujyana tubona impunzi Mukingi, kuri komine Mukingi, ubona abantu bishwe n'inzara, ubona abantu bameze nabi, byari ibintu bibabaje. Naho natangiye kubona imirambo iryamye mu nzira. Njye ntabwo muri ndahabi nakubwira ngo nigeze mbona interahamwe. Nageze Gakurazo batarica, nguma mu cyumba nimero 4, ntabwo nta nterahamwe nigeze mpura nazo mu nzira na rimwe ngo zifite imipanga cyangwa iki, ntazo nigeze mbona. Nashimira Imana cyane ko yabindinze. Inkotanyi zikimara kuhafata icyo gihe, ikigo cyacu hari abasirikare bakirinze, baraje bashyira amahema ku irembo babaho ngaho. Ikindi kintu nibuka, hari abasirikare b'inkotanyi, hari ababikira bari baravuye muri za Ruhengeri, babaga muri Shapeli. Ikintu nagira ngo mbwire abumva radiyo umwe, harimo umusirikare bamwitaga Samu, umusirikare w'igikara, yari afite ubugome budasanzwe. Uwo Samu muri icyo gihe twamaze aho ngaho, kuko mbere y'uko bamaze no kwica n'abo ngabo, uwo Samu yajyaga yinjira muri Shapeli nimugoroba, akajya agenda akamurika ababikira barimo bambara, ndetse batubwira ko ngo hari ryajyaga ashaka kubagendaho n'inkweto. Ibyo bintu narabyumvise babivuga, ko ngewe ntabwo nararaga muri Shapeli, nari mfite icyumba cyanjye, nari mfite kuva na mbere izo mpunzi zahaza. Ni ubugome bwo ngo Samu bwari buteye ubwoba. Itariki ya 5 rero icyo gihe hari kuri Pentecote, noneho isaa 5 tugiye tubona ba bantu bose, b'abasenyeri, abapadiri, ya gurupe yose yari yavuye i Kabgayi, tubona yinjiye Gakurazo, bazana n'uriya Kabandana, ndetse Kabandana icyo gihe yari afite amabara ku mubiri ameze nk'umuntu wahiye yokejwe n'ikintu. Noneho hazamo n'undi mugabo wari ufite imyotso, ntabwo nibuka izina rye kuko kuri ya rutonde rw'abayesipanyolu izina rye ririho, n'ubu baramwitaga niba ari ngo uko ishaka, ariko bagendaga bagira amazina menshi. Ndibuka ko naranamuvugishije kuko ngewe ababyeyi banjye bakomokaga Ikibungo, urabona ya myotso y'Ikibungo. Namaje ntariko ko ufite imyotso y'Ikibungo, ukomoka Ikibungo? Arambwira ngo niho ngo ababyeyi bakomoka. Yaririye Toni icyo gihe. Uwo rero nawe ni wari ubashinzwe na Kabandana. Noneho barabazanye, nabaga mu byumba by'abashyitsi, icyumba cyanjye bambwira ko nakwimuka nkajya mu kindi gisanzwe, bakagiha Nsengiyumva. Ababikira baraza, icyumba cyanjye barakimusasira, njya ahandi. Nsengiyumva ajya gusoma misa ya Pentecote. No nyuma ya saa 6 ababikira bajya guteka, bajya gutegura, bari banabaze n'inka icyo gihe, mbese ubona ko ari umunsi mukuru. Twari twicaye ahantu ku zuba na Nsengiyumva na Nsinga n'abari abasenyeri bose hanze icyo gihe nyuma ya saa 6. Nsinga rero kubera ko ari we rwose
wakoze ibishoboka ngo mbe hariya, aranyegera arambwira ati uzi kuzuka icyo ari cyo? Nuko ndamubwira nti ndabizi. Ati rwose, ati warazutse, ati ibyo ari byo byose, ati nzi ko nta muryango usigaranye, ati ariko humura, twarokotse, tuzakora ibishoboka byose tugufashe. Ubwo turahirirwa, uriya mwana Sheja arimo akina imbere yabo. Noneho nimugoroba saa moya, uwo nguwo umusirikare w'imyotso nibwo yaje aravuga ngo barashaka ngo bashaka gukorana inama n'abantu bavuye mu Ruhango. Nibo bavuze bonyine. Ubwo muri refectoire hari abakobwa bateguraga, noneho ubwo babashyira ku mabayi inyuma. Kubera ko nari nicaranye nabo, nabaye nkwinjiranamo nabo n'abana, ariko Nsengiyumva akaba yari mu cyumba, yatinze kuza, noneho baramutegereza ndetse bamutumagaho. Nari nicaranye na Gasabwoya, noneho umwana wanjye amwicaye ku bibero arimo amukurura amatwi, ubona rwose yishimye cyane. Noneho abakobwa nabo barimo bategura nk'uko nabyanditse muri cya gitabo. Haza umusirikare, umuntu w'uwo musirikare yitwaga Jean Pierre arinjira, asa n'usunika abakobwa ngo basohoke. Noneho umwana mutoya nanjye atangira kurira. Nibwo nasohokaga, nsohokana na babiri. Ngeze hanze abasirikare bambwira ati ariko uriya mwana wagiye ukamuzana. Noneho ninjiye ngo muzane, Gasabwa arambwira ati ariko uyu mwana ko yanyikundiye uramujyana hehe? Ntabwo nabonaga bicaye, intambara, nzi ko intambara yarangiye, ntabwo nari nzi gahunda izo arizo. Nageze ku muryango n'abo ngabo n'abo bakobwa, nibwo batangiye kurasa. Barabarasa bose, umwana bamurasa mu mugongo, ndetse umwana na Gasabwoya imirambo yari ifatanye. Ubona ko yasaga nk'umuhobi, ubona ashaka nko kugira ngo akize ako kamarayika. Amasasu turayumva. Noneho tujya mu madushe, tugira gute, noneho njya mu cyumba. Marigre ko nari nzi ahantu namusanze, ariko nkajya mu bindi byumba nkabaza abantu, ariko none yaba hari undi muntu wamutwaye. Ububi bwa ziriya Nkotanyi, hari uwaje kumbwira ngo ndamukuzanira mu kanya, azi ko bamwishe. Nuko tuguma aho ngaho. Noneho nyuma wa musirikare wabakoreshaga ingirwanama avuza ifirimbi. Amaze kuvuza ifirimbi, tujya hanze. Yari afite itara, atubwira ati twagize ibyago, ati hari umusirikare wacu, ati warakaye, wasanze umuryango warashize, niwe wabarashe, ati yihorera. Tujyana rwose inyuma imbere kuri shapeli, atwereka ikintu kirunze kimeze nk'imyenda. Aratubwira ati hari imbunda ku ruhande, ati ni wa musirikare, ati ni wa musirikare urimo, ati yamaze kubarasa nawe arirasa. Dusubira mu byumba. Byari ibintu biteye ubwoba. Noneho umunsi ukurikiyeho ndibuka ko nicaye ahantu kuri rigore, nabise interahamwe rwose. Noneho ndabwira nti mwanterahamwe mwe, umwana wanjye interahamwe zaramusize, mwitwa ko ngo muri abatutsi bafashe igihugu, ngo muje kurengera bene wanyu, none nimwe mu nyambo y'imfura. Napfushije umuryango warashize, none ni mwebwe muje ngo mu nyambo y'imfura. None se ahubwo ko mwaba muri babikurusha nizo nterahamwe. Umusirikare umwe araza arambwira ati ese urashaka ko nabasigara ari imfubyi? Aranjyana ku ruhande arambwira ati umbabarire, ntihongere gusakuza, ntihongere kubatuka, ati nukwiyumanganya. Noneho nyuma haza kuza undi muntu nawe yavuye i Burundi, sindi bumuvuge. Araza arambwira ati uramenye ntuzava ahangaha, ati bashobora kukubwira ngo bazakujyana hehe, atari ku ibintu wahagazeho umenya ko bashobora kukwica. Ati rero witonde cyane, ati uzagume muri aba bantu benshi uramenye. Agahinda kanjye kukamira. Nyuma y'umunsi umwe nibwo Mugambage niwe waje kugira kubahambisha, bashyira muri fosse commune mu imisiraba. Imisirasomwe na Musenyeri ringuye neza,
birarangira turabyakira tuguma aho ngaho tuza kuhava bamwe bajyana ikinazi ngiye banyohereza i Bugesera kugeza ngaruka i Kigali mu buzima busanzwe. ndagusabye tubibuke abazize amateka y'amatage inzika zayo aho ngaho hafashwe na batayo 157 yari ikuriwe na Fred Bingira. Nubwo ntari umusirikare mu mategeko ya gisirikare ibintu bagiye gukora nuko abahana amabwiriza ahari, kuko njyewe nari nyiri umwana nagombaga gukora ankete, nagombaga kumenya uko byagenze, ariko ndakubwiza ukuri Jean Claude navuganye n'abantu muri abo bantu b'abasirikare bari bahari, kuko njyewe ndi temwe okireri, ntabwo n'ibintu nahagazeho n'ibintu naganiriye nabo n'ibintu nabonye. Barambwiye ko Ibingira wiwe watanze amabwiriza ariko nawe ngo yahawe na Paul Kagame icyo gihe wayoboraga ziriya ngabo. Ibyo nibyo bambwiye kandi nabibwiye n'abantu b'abasirikare bari bahari, ndetse harimo n'ababimbwiye nabo bari bari muri buriya bwicanyi. abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane nihema nibatanga abatotezwa bose. Kwibuka ntabwo ari ukuzura inzika. Kwibuka ni uguha agaciro, ni uguha icyubahiro abacu bagiye. Kwibuka byari kuba byiza iyo abantu bose bashyira hamwe bakibukira hamwe bakumva akababaro k'abandi, ndetse ni nabwo hari kuza ibintu byo kubabarirana, kuko imyaka 25 irashize ariko ntabwo abanyarwanda barashyira hamwe ngo bavuge bati aya marorerwa yabaye yagwiriye u Rwanda, yagwiriye abanyarwanda. Kuko ngewe ikintu mvuga ni abanyarwanda bisha abandi, ntabwo ari abanyamahanga. Ibyo hari ibintu uriya Mukabarise yavuze nge ntabwo mbyemera. We yashakaga kuvuga yuko ngo abahutu bisha abatutsi nta bindi. Mureke tuba abanyarwanda bazima bashaka ubumwe n'ubwiyunge, bashaka u Rwanda ruzima, kuko niba umuntu azajya aho ngaho rwose ngewe mbivuga ubwo ndi umututsi ndabyemera, niciwe abantu, ariko ntabwo nzajya hariya ngo mvuge ngo ngewe nacitse ku icumu ngo dore uko ibintu bimeze, ariko ntumenye n'akabaro k'abandi. Ubu se ba nyakamwe basigaye b'abahutu bo bazajya hehe? None se icyo gihugu kiziyubaka gite? Hari n'abana b'abahutu b'imfubyi badafite kivurira, hari n'imiryango yabo yazimye. Noneho dufite amakuru twagiye tubona. Nge ntabwo nabaye mu Nkotanyi, sinabaye n'umukada, ariko abantu babaye mu Nkotanyi bo baratwibwira bati hari abatekinisiye bacu binjiye mu baturage bagenda bafatanya n'interahamwe kwica abanyarwanda. Ibyo bintu se abantu bazabirenga ngaho bavuge ngo abahutu bisha abatutsi gusa? None dusubire inyuma, hari nigeze kumva ubuhamya bwa Faustin Twagiramungu. Faustin Twagiramungu yapfushije abantu bageze kuri 35, ubwo mutanzeho urugero. Hari n'abandi n'abanyarwanda. Ariko se uwo nguwo uzamubuza kwibuka be, umubuze kuririra be, nahaguruka ngo uriya ngo ni wa muhutu? Ese ubwo turashaka u Rwanda rw'abanyarwanda? Ntabwo u Rwanda ari urw'umuhutu, ntabwo u Rwanda ari urw'umututsi, u Rwanda ni urw'abanyarwanda. Hari icyo kintu nicyo abantu bagombye gushyira imbere. Ese imyaka 25 ishize twageze kuki? Ahubwo ko tugenda dusubira inyuma. Imyaka 25 abanyarwanda bashobora kwicarana bakaganira, bakavuga bati niki cyateye ibi ngibi kugira ngo abantu bajye imbere. Aho rero niho hari ikibazo muri ndahabi gikomeye. Ntabwo ari ugupfa kwibuka ngo abantu bagende ngo bacane buji, ngo abantu ngo bagende ngo bari ngo baratwikiye.
kwibuka ni ukwiyunga, kwibuka ni ugushyira hamwe, kwibuka ni ukwibuka ariko mwubaka igihugu tuzaraga abana bacu, abadukomokaho. Twebwe turabyina tuvamo, ariko niba abantu bakuru bigisha ibintu by'inzangano, ntabwo ari ibintu. None se koko Jean Claude, rwose abatutsi barishwe ku manywa y'ihangu, ariko na FPR niyemere uruhare yagize. Ubu se ko twahunze turi impunzi, harya ubwo ngubwo abatutsi bahunze ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa bahunze ubutegetsi bwa FPR? Aho ngaho hari ikibazo. Ubu se abantu ntabwo bakicwa umunsi ku wundi? Ntabwo rero ibintu bishoboka abantu batarashobora kuvugisha ukuri. Njyewe ikintu mbona, FPR nayo niyemera uruhare yagize kandi abanyarwanda banayibabarire. Ndakubwiza ukuri, njyewe nayibingiraje akambwira ati njyewe naraguhekuye ariko mbabarira, njyewe namubabarira. Na Kagame avuze ati banyarwanda, dore ibibazo byarabaye, amakosa twakoze naya, ariko ndasaba imbabazi, twubaka u Rwanda hamwe. Aho ngaho rwose Kagame twamufata nk'intwari, ariko abantu nibavugisha ukuri, izo mbabazi ziba imbabazi, bitari bya bindi ngo ndi umunyarwanda ngo muhutu ngo najye gusaba imbabazi ngo z'ibyaha yakoze, noneho wa mututsi nawe ngo aceceke. Ubu se noneho nzajya kuvuga ngo abahutu baranyiciye gusa ngo kuko ngo ndi umututsi kandi mfite n'abatutsi baranyambuye imfura? Nagira ngo ngire ikintu nongeraho. Yego. Nagira ngo mbwire abanyarwanda bakurikirana radiyo Urumuri, ubu turategura igikorwa cyo kuzibuka ziriya nzirakarengane mu kwezi kwa karindwi, kuko twagize imirimo myinshi, ariko igikorwa cyo kubibuka tuzagikora muri uku kwezi kwa karindwi. Mu kwezi kwa karindwi itariki tuzayibamenyesha, ariko hagati aho nkaba nasaba abanyarwanda, hari ikintu ngewe nkomeje kwibazaho. Maze igiye kuba inshuro ya karindwi nkoresha misa, ariko nta bantu ndabona bavuga bati turi abantu bo mu miryango ya bariya bihayimana, bariya abasenyeri cyangwa abapadiri. Ese ni ukuvuga ko abo bantu nta miryango bagira? Icyo kibazo ndakibazaho. Ubwo rero nagira ngo rwose mbakangurire urakibaza kubera ko mbere iyo utegura iyo gahunda n'abo mufatanya murabigaragaza neza yuko ari mu rwego rwo kwibuka abiciwe i Gakurazo bose. Tuvuga ko ari bari abiciye i Gakurazo, ariko ntabwo turabona abantu bo mu muryango. Amatangazo arahita, nanditse igitabo kivuga iyicwa ryabo, igitabo cyitwa Bishe umumarayika imfura yanjye Sheja, kiri mu Kinyarwanda no mu Cyongereza, cyatangiye gusohoka muri 2010, ariko kugeza ubu ngubu nta muntu uraza ngo atanga ubuhamya avuga ati kanaka yari marume, yari musaza wanjye. Ntabwo bafite imiryango yasigaye. Ese abanyarwanda bazarwara ubwoba kugeza hehe? Baratekereza yuko batinya nko kuza muri iyo gahunda. Ikintu nagira ngo nkangurire abanyarwanda kuza kwibuka, gusabira abantu babo, wenda niba batinya wenda ngo ni politike, ntabwo ari politike, ni uguhesha icyubahiro abantu babo. Ariko birababaje niba abantu barigendeye kuriya bagasiga imiryango, ariko nayo ikabirebera, nta yindi nkunga tubasaba, ariko nabura bakaza bakavuga akajambo, bakavuga ukuntu bari babazi. Kandi nzi ko hano hanze bahari, narabyumvise, Nsengiyumva afite umuryango, hari n'abandi bafite umuryango. Ariko rwose nagira ngo mbakangurire, itariki tuzayishyiraho mu kwa karindwi, n'utazaba bishoboye wenda ari kure ashobora no kuzaduha kontakite ze, twamuhamagara no kuri Skype, ariko myaka 25 akagira akajambo agenera uwo muryango we.
Mme Espérance Mukashema turagushimiye cyane n'ubwo butumwa utanze uvuga yuko iyo gahunda itibagiranye ahubwo yagenwe mu kwezi kwa karindwi. Ubwo tuzongera tugutumire utubwira itariki n'aho bizabera kugira ngo koko abantu bazabashe kubyitabira ari benshi. Wakoze rero, hagati aho twifurije ibihe byiza. Wakoze rwose uyu mwanya wigomwe ukaganira natwe, ugatanga ubutumwa, ugatanga n'ubuhamya. Ndabashimiye cyane Jean Claude Murindahabi, ndashimira cyane n'abakomeje kumva radiyo Urumuri. Murakoze kandi mu cyumweru cyiza. abatikiri ishyanga cyanga basaterekerwa bate ibibondo malayika n'imitima izira inenge yewe nabonemera kubagiye imana ibishaka mfite agahinda kenshi kabibagiranye abapfuye bahagaze abatagira kivurira abaziza maherere abaziza karengane abazira kagambane n'ihema nibatanga abatotezwa bose n'ihema nibatanga abifashe mapfubyi n'ihema nibatanga abarara rubunda n'ihema nibatanga twibuka abo twari bo mbere yuko tuba abo turi twibaza abo turi bo n'impamvu tukiriho abapfuye uyu munsi bibeshye ko ari imperuka binjiye imitagihe ntibamenye ibizaba ejo ndagusabye tubibuke bose tubibuke ndagusabye tubibuke bose tubibuke abavuye mu mwuka bose tubibuke